Yes, reka nongere gusuhuza kandi nguhereze ikaze aho uri hose nanakwifuriza amahoro cyane aho uherereye aho uri hose. Njye wumva nitwa Kamanzi. Yes, nk'uko bigaragara urimo uragenda ubona ko abagororwa rwose bafite ibyishimo bidasanzwe, bafite umunezero udasanzwe kuba nk'uko biri kugenda bigaragara ku ma social media zigiye atandukanye, ku mbuga nkoranyambaga zigiye atandukanye, abenshi mwagiye mubibona, mbona ko barimo barasohoka bishimye cyane. Rero nyuma y'uko urwego rw'u Rwanda rero rushinzwe igorora RCS rwasezereye aba bagororwa uko ari 1874 bose bafunguwe rero by'agateganyo nyuma yo kwemezwa n'inama y'abaminisitiri yateranye. Ariko niba uri mushya, mbere ko dutangira iyi nkuru ndagira manzu kandi subscribe kugira ngo tutazajya ucikwa n'ibiganiro ndetse nkuru tudahwema kukugezaho buri munsi gatanu kuri kagenzi kako. Numvaga njye bitanashoboka, nishimye ngeraho numva ndira. Niba yaba ari umunsi umwe, ndashaka kubabwira ko mvugiye na bagenzi banjye cyangwa se abasigayemo aba ari amahirwe. Nabaye muri gereza ntasurwa, ndahaba ndinze mbari imyaka 7 narasurwa, ariko narahabaye mu masanze turabana duturana neza. Nayo mpamvu bangira ikizere bakaba bamaye birasiyo kondesene n'ibintu nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarankoreye cyane rwose. Imana imurinde rwose, kandi ari nabyo nsabira na bagenzi banjye nsize mu igororero. Turabasaba kugenda mukitwara neza aho mugiye muri community. Turabasaba gukomeza kuba intangarugero, kuko n'ubundi tujya kubashyira kuri urutonde nuko mwari mwabanje kugaragaza ibyo kwitwara neza. Rero ni ukuvuga ngo aho bagiye icyo basabwa ni ukwitwara neza, ariko tunasaba n'aho bagiye nabo kugira ngo babashe kubakira, be kubafata nka babandi ba kera. Iyi nama rero y'abaminisitiri yabaye kwa gatatu, nibwo hateranye inama y'abaminisitiri aho yari yobowe na His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama rero yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ku bantu 1874 bose bakatiwe n'inkiko. Uyu mwanzuro rero wahise ushyirwa mu bikorwa ku wa kane, wahise ushyirwa mu bikorwa abagororwa kuri 1874 bararekurwa. Umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda RCS CSP Hilary Sengabo yasobanuye rero ko ibisabwa kugira ngo umugororwa abashe kuba yashyirwa ku rutonde rw'abafungurwa cyangwa se abashe kuba yarekurwa yaba arekuwe by'agateganyo nk'uko ibi bigaragara. Yavuze ko hagenerwa ku myitwarire ndetse no ku mategeko, iyo ibi ngibi byubahirije abasha kuba yarekurwa. Yagize ati umuntu ujya kuri urutonde rwo gusabirwa gufungurwa by'agateganyo nuba waragaragaje ko abishaka. Icyo ni icya mbere, akandika bisaba. Icya kabiri ni ukuba bikwiye mu rwego rw'amategeko, no kuba bikwiye mu buryo bw'amategeko, ni ukuvuga ko bikwiye mu buryo bw'imyitwarire cyangwa se ko aba yaritwaye muri iki gihe ari mu igororwa, ari mu igororero bamugorora. Imyitwarire rero no ku rwego rwa mbere tureba niba yarabashije kubahiriza amategeko yo mu igororero. Niba rero yitwaye neza, niba yubashye amategeko, icyo gihe iyo bigaragaye ko afite imico n'imyitwarire myiza, abasha kuba yashyirwa kuri urutonde rw'ababasha guhabwa imbabazi, akaba yarekurwa. Yakomeje agira ati nanone hakongera hakarebwa niba yujuje iby'amategeko asaba. Cyane cyane hari n'ibyaha bitarimo aha ngaha, bivuze ngo hari ibyaha bareba n'uyo waba wujuje ibisabwa byose kugira ngo ubashe kuba warekurwa. Niyo waba umeze neza cyane wujuje ibisabwa, hari ibyaha uba warakoze bitabasha gutuma usohoka. Yakomeje agira ati nk'abakoze rero nk'ibyaha bya jenoside ntabwo waba barimo. Ni ukuvuga ngo harebwa uburemere bw'icyaha, hakarebwa imyitwarire ye, ndetse hakaba harebwa no kuba udashobora guhungabanya sosiyete mu gihe uramutse utashye, cyangwa se mu gihe uhawe imbabazi aramutse asohotse, bakareba nimba atabasha kwangiza sosiyete. CSP Hilary Sengabo rero yakomeje asaba abafunguwe kwitwara neza aho bagiye kujya hanze. Bagomba kwitwara neza, bagomba kugira imyitwarire myiza, bagomba kugaragaza ko aho bari kugororwa, kandi ko ibyo bakoze batagomba kubisubiraho, bagomba kwitwara neza bakagira icyo bahindura kuri sosiyete nyarwanda ndetse ku miryango yabo muri rusange. Ariko rero yakomeje no gusaba aho bagiye abantu bababona, yakomeje basaba ko aho bagiye babakira neza, ko ari nk'abantu basanzwe, ko nta kibazo, bagomba kubafata neza kandi bakabahereza ikaze. Kwitwara neza rero ni ukuvuga ngo aho bagiye icyo basabwa ni ukwitwara neza, ariko tunasaba n'aho bagiye nabo kugira ngo babashe kubakira, be kubafata nka babandi ba kera. Kuko hari abantu bakubona uje batedere wa mujura, batedere wa mwicanyi, ntabwo ari byo. Hano ni mu igororero, umuntu aba yarahindutse. Cyokora aramutse agaragayeho kwitwara nabi, nanone ntibyababuza kumugaragaza mu buyobozi cyangwa se no ku nzego zishinzwe umutekano,
kuko iki gihano ahawe kurekurwa bivuze ngo iyo utitwaye neza urongera ukagarurwa mu igororero, biri mu ngaruka zo kutitwara neza igihe ufunguye by'agateganyo. Ubutumwa twaha abasigaye bakiri mu igororero ni ukugororoka. ngaho nguko rero njye nitwa Kamanzi, naho ubundi reka mubwire ngo caho caho nakagaruka, ntimugire gukanda subscribe.